Inama y'umunsi y'abashakanye, uburyo butatu bwo gutsinda itandukaniro ry'impinduka zibihe mu gushaka kwawe. Birashoboka yuko mu buzima bwawe hari ahantu ujya ugera warangiza ukumva urushijeho gutengwa mu mibanire yawe n'uwo mwashakanye. Ufite irungu, ntabwo wumva unyuzwe muri bino bihe, kandi rwose mu by'ukuri urumva ari ibihe bitakoroheye cyane. Birababaje kandi bica intege rwose kunyura mu bihe by'urushako rwawe nk'ibi ngibi, ariko wowe n'uwo mwashakanye ni nk'aho mutabana kurusha uko mwamubana, ni gutyo urimo kubyumva. Ikigaragara cyo rero nuko hari ibintu byinshi bishobora gutera ibi ngibi, harimo nko kubyara, guhangayikishwa n'akazi, gahunda zidasanzwe zishobora gutungurana mu rugo rwanyu, kwita ku babyeyi banyu bageze mu zabukuru, amakimbirane atunguranye ndetse n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Amakuru meza rero nuko ushobora gutsinda byimazeyo ibihe byo gutandukana mu marangamutima ndetse n'umubano wanyu. Hanyuma rero nyuma ukaba wasohoka warangiza ukagenda rwose wemye. Bwa mbere menye yuko buri gihe ntabwo biba ari byiza gusa. Nubwo kumva yuko umubano wanyu umunsi umwe bizagorana cyane, ariko rwose banza uzirikane ko ari gutyo bizagenda. Menye yuko hari igihe muzanyura mu bihe by'urugo rwanyu kandi bitari ibihe byo kwishima ndetse no kubyina. Dukunze gukora amakosa yo gutekereza yuko uko ishyingiranwa ryacu ryifashe uyu munsi niba ari byiza ari na gutyo bizahora. Nyamara ariko burya n'ibintu ari bibi bishobora kuzaba byiza, hanyuma kandi niba ibintu ari na byiza nanone bishobora kuzaba bibi. Ukuri guhari ni uko urukundo ruhora iteka rutera imbere. Birakwiriye yuko ukomera ugakomera ku byo wiyemeje kandi ugakora kugira ngo umubano wawe ushobore kugaruka mu gihe cyose mugeze mu bihe bibi. Icya kabiri, shaka ukuntu ukora ubushakashatsi ku ngingo zimwe na zimwe. Rimwe na rimwe iyo twumva ducitse intege biroroshye guhuzagurika mu buryo dushaka ko twashakanyamera. Icyo dukunda ariko kwibagirwa ni uko dushaka guhuza wenda ahubwo nabyo ubwabyo bidahuza nuko abashakanye bacu babyumva. We na mugenzi wawe mushobora kuvuga indimi z'urukundo zitandukanye. Ahangaha burya ariko uba ugomba guhuza ururimi rwe n'urwawe. Nk'urugero muri rusange niba abagore benshi bifuza kugirana ibiganiro byimbitse bifite ireme kugira ngo bahuze n'abagabo babo, nawe mugabo iki ngiki ni ikintu ugomba kwitaho cyane. Mu gihe abagabo bo rero bakunze gushaka umwanya cyane kugira ngo babashe kugera ku mwanzuro wabo, nawe mugore ibi ngibi ni ibintu ugomba kwitaho cyane. Bagabo nibanga mwumva yuko bigoranye guhuza n'umugore wawe ku kintu yifuza kukubwira, fungura ibitekerezo byawe hanyuma utegereze ukuntu bizagenda. Umugore wawe azakwakira neza kuko urimo kumwumva kandi azashimishwa nuko wagerageje kumva ubwoko bw'urukundo rwe ndetse n'uburyo umutima we wakira urukundo imbere yawe. Icya gatatu, tekereza neza uganisha ku gushaka igisubizo. Iyo turimo kunyura mu bihe bitoroshye byo kubana n'uwo twashakanye, rimwe na rimwe duhugira mu bitekerezo byerekeranye n'ibyo duhura nabyo, ariko iyo tuvuze kandi tukibaza icyo twakosora rwose bizagenda biza kandi bikemuke byakwanga byakunda. Niba rero ugeze mu kibazo, gerageza ahubwo gushaka igisubizo cyacyo aho gukomeza kwishora cyane muri icyo kibazo. None se mu buzima bwawe wigeze ubona ibihe byo gutandukana mu marangamutima hagati yawe n'umukunzi wawe? Wabashije kubitsinda? Niba iki wigiye muri ibyo bihe wifuza gutanga nk'inama ku bandi? Turaza kwishimira kukumva. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nemi Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka Nemi. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho nyinshi se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza mu bibazo? Wumva wifuza kwiga teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri kino kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri ryiza rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka pastoral studies. Ubu ngubu akaba ari uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi biblical studies, iguha amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Uzanasanga kandi Christian counseling, zikaba ari inama za Gikristo zizagufasha mu buzima bwawe kandi zigagukomereza umutima. Gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 Wanatwandikira kandi kuri nemevangelism@yahoo.com. Tuzishimira gusangira nawe ijambo ry'Imana.